nagiye kubona mbona amaguru. Nimumbaze ngo yaturutse, nimumbaze ngo yavuye he. Mu bintu abahanga biga ibyo bintu nibo babisobanura. Amaguru yaramanutse, Imana ishiraho inyama, ishiraho amagufwa, ishiraho uruhu, ishiraho amaraso, ishiraho imitsi, ishiraho ibintu byose, mpita ntambuka. Haleluya. Mumbare munyitegereza ukuntu ndeshye. Haleluya. Imana irabimanuye, mba ndahagaze. Mpagaze rero reka mbabwire igitangaza gikomeye. Mutagira ngo intambara ye yarangiye. Hari umunsi bansize ku musambi ku irembo. Papa wanje yarahari, mama ntiyarahari, nayisiganye na murumuna wanje, niwe twari turi kumwe. Arangije turi kumwe, imvura iragwa. Iguye n'uruhinja ntabasha kunterura, ariko yarazi kuvuga utuntu duke cyane, akazavuga ngo ashe yikamba. Muri make ashe yikamba kamba. Rero ntago nari nzi gukamba kamba, sinari nzi muri make aho wasize niho wasangaga. Niba unsize ndyamishije umusaya niho wasangaga. Muri make ubuzima nayimbayemo nubwo imvura yahisiza rero ibiraje ndyamyaho. Ndyamye mbura umuntu n'umunyanura unterura ngo amvane ahantu ndi. Abona birakomeye, afata wa musambi nari ndyamyeho arawubirandura arawunyorosa. Kandi umusambi wo mu cyaro ugira ivumbi. Mu by'ukuri murawuzi wa musambi, nawe urambitse mu ivumbi, uramutse uworosha umuntu namwe murabyumva. Ariko twagiye kubona tubona paparaje aranyanura ashyira mu nzu. Yesu Kristo ko yarari niko aho iminsi yose arashaka bazimi ndetse akiza n'abarwayi. Uwo mukiza ntahinduka. Haleluya, 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 haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba mpagaze kuri no musozi. Amen. Ntibyavuye mu gushaka kw'Imana yonyine, ntago byavuye mu gushaka kwanjye cyangwa kw'imiryango cyangwa uko abandi bantu runaka baba bankunda, ahubwo byavuye mu gushaka kw'Imana yonyine. Ngiye gutanga ubuhamya, biragoye kuba nasamarayizinga, ariko ndagerageza uko nshoboye iby'ingenzi mbivuge. Ariko keretse umuntu afashe nyine umwanya munini, ariko bitewe n'igihe dufite ngiye kugerageza. Nitwa Mushimiyimana Rachel, ndi umudamu, mfite umwana umwe n'umugabo. Dutuye muri Kigali mu murenge wa Kanyinya, niho dutuye. Ariko mvuka mu majyepfo Nyanza, hari bajya kwita ngo ni kwa Haji, niho mvuka iwacu ku ivuko. Ariko mbere yuko ntanga ubuhamya, hari umudamu ubinaha nga sinzi niba yaje, yitwa Agnes w'iwacu. Byamfasha mubonye, sinzi niba ahari, ako niba adahari nabwo ndakomeza. Amen. Impamvu nari muvuze nuko anzi ibyo ngiye kuvuga, ntago ari ngo abivuge, ariko ni umuhamya wo kubihamya kuko arabizi. Ariko ndashima Imana yuko Imana ikora ibihenze cyane ibyo twibwira. Reka mpere nkivuka. Mvuka kuri uwo musozi wa Nyanza, mvuka mu muryango w'abana 4, ndi umwana wa 3. Nari mfite data na mama, ariko kubw'amateka yacu mu Rwanda twese tuziranyeho, papa ntawe uhari, yagiye muri kiriya gihe. Ubwo rero ngiye mvuka, sinagize amahirwe n'umugisha wo kuvuka kimwe n'abandi bana. Naravutse nk'uko bavuka amezi 9, ariko gukura ntibyanyemera gukura nkabo. Nkikura nkivuka nahise mfatwa n'indwara bita mugiga. Mugiga ni indwara yabagaho kera, sinzi ntago abantu benshi bayizi, ariko iyo ndwara yaramfashe. Ifata uruti rw'umugongo bita colonne vertebrale. Irufashe isa nk'irumunga rurashira, mu mugongo hasigara amazi yonyine. Twatuguru tw'umwana tuje duhita twisubirirayo. Nari meze mwihangane, hari igihe wenda bitewe n'ikinyarwanda kigezweho umuntu wenda atabyibuka cyane uko ndibuze kuvuga mu byihanganije. Nari meze uburyo
ntasobanura amagambo ariko ndagerageza. Twatuguru twari tuje twisubiriye mu nda ariko nabyita sigana utuntu tw'utunifu tumeze gutya. Urumva umuntu udafite amaguru udafite n'uruti rw'umugongo, nahoraga ndyamye. Ubuzima bwanjye bwari amateka yo kuryama. Nahoraga ndyamye kuva ku wa mbere nkaminura umwaka. Icyo gihe rero narifite data yari umukozi w'Imana mwiza, yari mwarimu w'umudugudu waho ngaho biti Kavumu se. Nasengeraga nkiri umukobwa muri paruwasi ya Nyanza mbere y'intambara, nibwo yari mwarimu waho. Icyo gihe rero nahoraga ndyamye, utwo tuguru twese twisubirira mu nda tumera gutya. Sinabyukaga, sinicaraga, ikintu cyose kibaho nagikoraga ahantu nabaga ndyamye. Ubuzima nabayeho nuko nta musatsi nagiraga kubera guhora urumva umuntu hora uryamye ahantu aryamiye umusatsi wose urapfuka cyangwa ubwoya bwa buhari. Mu by'ukuri ubwo buzima nabubayemo igihe ikintu cyose bakoraga baranteruraga bakampa, niba ari ukungaburira, niba ari ukuma icyo kunywa, niba ari ukujya gukora ibikomeye cyangwa ibyoroshye. Mu by'ukuri ikintu cyose no guterura. Ubwo buzima nabubayemo, ariko ikintu kimwe ndibuze kuvuga, muze kunkundira Imana. Haleluya, haleluya. Ndagerageza kwihuta. Ubwo ngubwo muri icyo gihe meze gutyo, data yajyaga akunda kunsengera. Hari ibintu nibuka nubwo nari umwana mutoya, yaravaga ku kazi akaza akanterura akanshyira ku rutugu, akamanukana munsi y'urugo ahantu twabaga hari ibuye ry'urutare, akaryicaraho akansengera. Imana irakamubwira ngo uyu nguyu urasheri azagenda b'umukobwa mwiza, agenda b'umugore. Imana ikamubwira amateka yanjye y'ubuzima bwanjye, ikamubwira ati nzamukiza muhagurutse. Ariko reka mbabwire, umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo ijuru nubwo ryavaho isi kava, uwizera azabona amasezerano y'Imana. Nubwo byagenda bite, umuntu wizera Imana azabona amasezerano. Haleluya. Imana ntikangwa n'imisozi, ntikangwa n'amateka umuntu arimo, ntikangwa n'ibihe. Haleluya. Imana ni inyangamugayo, ikintu ivuze iragikurikirana ibihe ibihumbi. Nubwo wacogora Imana ntigicogora, nubwo warambirwa ntirambirwa. Imana yubahwe. Haleluya. Icyo gihe cyabayeho, hari utuntu tumwe nibuka ndimo nihuta. Hari umunsi bansize ku musambi ku irembo. Papa wanjye yarahari, mama ntiyarahari, nayisiganye na murumuna wanjye abinahangaha. Ahubwo nari namubwiye ngo no munsi aze kuza mu giterane, ko ntibyashobotse, ariko niba nkurikiraga niwe twari turi kumwe. Arangije turi kumwe, imvura iragwa, iguye ni uruhinja ntabasha kunterura, ariko yarazi kuvuga utuntu duke cyane, akazavuga ngo asheye ikamba, muri make arashera ikamba. Rero ntago nari nzi gukamba kamba, sinari nzi muri make aho wasize niho wasangaga. Niba unsize ndyamishije umusaya niho wasangaga. Muri make ubuzima nimbayemo nubwo imvura yahisiza. Rero ibiraje ndyamye mbura umuntu n'umunyanura unterura ngo amvane ahantu ndi. Abona birakomeye, afata wa musambi nari ndyamyeho arawubirandura arawunyorosa. Kandi umusambi wo mu cyaro ugira ivumbi. Mu by'ukuri murawuzi wa musambi, nawe urambitse mu ivumbi, uramutse uworosha umuntu namwe murabyumva. Ariko twagiye tubona paparaje aranyanura ashyira mu nzu. Utwo n'utwari tunyuzemo, hari igihe tunkora ku mutima. Ubwo buzima mubayemo rero nihuse. Imana ariko buri munsi bwira papa ngo nzamuhagurutsa. Narivuzaga, nabaga i Nyanza, hazaga abaganga baturutse Gahini n'ubu simpazi, ariko ndahumva. Abo baganga barazaga babazungu bakangorora biranga. Nyuma baramubwira ati reka uyu mwana we tumuhe transferi azaze tumuha akagare. Hari ubugare babicaza abantu bameze nk'abo ku buryo babacungiramo. Ndangije papa arangije afata transferi, ariko bitewe yaragiraga kwizera kure abantu bamuzi. Hari abantu b'Inyanza bakoranye umurimo w'Imana bazi ukuntu yizeraga biri hejuru. Aravuga ati nubwo wayimpaye uyu urashera Imana yamuvuzeho ibyiza, yavuze ko azagenda, ntago nzigera mbona ibindi bintu atari uko urasheri yagenze. Abyizera atyo. Mama akamubwira ati ariko twavuje umwana, akamubwira ati ntacyo, reka dukusanya amafaranga, ariko urashera azagenda. Jenoside rero yahisiza.
iba iraje muri iyo minsi ije. Papa yagiraga amakuru menshi y'ijoro. Imana yari iramubwiye ngo muri icyo gihe hagiye kuba ibintu bikomeye, agiye gutaha yiyeze nabo bazaba bari kumwe baziyeze. Abwira mama aramubwira ariko ngiye hari ibintu Imana imbwiye nuko ngiye gutaha, ariko nataha nagira Rachel uyu nguyu, haleluya, azagenda. Akabibwira mama buri munsi akavuga ati umva barunyizerereye Imana. Imana Rachel ntabwo uzigera ubona Imana imurekeye hatagenze. Barabyizera. Ubwo ngubwo intambara ibaye hahishe haciye iminsi mikeya, nagiye kumva numva nyine ibintu birakomeye. Nari umwana w'imyaka 4 muri mu gihe cya Jenoside. Twumva bararashe aho biti muganda buri hariya kwa Haji hejuru hari ahantu batekera uruntu rwaturitse. Ni kwaje kunsobanurira. Rero buryo reka mbabwire, umuntu ufite ikibazo ataka mbere nahise ntaka kugira ngo mama aze kumpeka, kandi narifite muri umuna wanjye nawe ugomba gushyirwa mu mugongo. Guheka kwanjye ntago giye byanakundaga, bahekaga ari uko banje kuzirika. Uheka umwana ufite amaguru neza kugira ngo ugire gutya, ariko ngiye urumva barahekaga ariko bakazirika hasi kugira ngo fate mu mugongo. Ubwo buzima nabubayemo. Uwo munsi rero bigenze gutyo, twahise kwambuka ahantu hakurya y'iwacu hafi tujya kwishayo. Ngewe ntago bigeze bampisha, bahise bamama bansiga n'abandi bantu, ngiye sigara ahantu hamwe. Ikintu cyantangaje, Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Haleluya. Muri iyo minsi ngewe abantu bangezeho bicaga nyine, barambwira babwira mama wari umpishe, baramubwira ngo iki kintu niko banyitaga, iki kintu ngo urakimaze iki, wagikuye he? Akavuga ngo naragitoraguye ahantu gutya na gutya. Ati none si iki kintu wakimaze iki ko no kukica cyadutera umwako? Barangije bakansunikisha amacumu, kabati uruntu nta warwica. Umwe akazi iryo jambo akarivuga n'undi akarivuga n'undi akarisubiramo. Barandika bakigenda ngo bona nyine ni ikintu giteye umwaku, ntihagire wa mugani w'amatereme y'ikigera avuga ngo ntihagire wo kwiteza. Muri make nta wari kunyiteza bitewe n'ukuntu Imana yari yabikoze. Haleluya. Byari mu gushaka kw'Imana yonyine niyo yabikoze. Uwo mwanya rero byagenze gutyo, ibintu birasimburanwa, bangeraho bandeka. Mama wanje aho yarari arahishura. Imana iramubwira ngo va mu bwihisho ugende ko ngiye kukurinda. Aje asanga ndacyaraho na murumuna wanje. Ubwo papa we yaje ahantu twari turi bwa nyuma, arababwira ngo umuntu wese uri aha ngaha yiyeze nk'ugiye gutaha, mwiyeze. Arabatuza, arabihanisha, arangira abavuga ati twebwe turagiye aheza ni mu ijuru kandi muzakomeze gukizwa bazasigara. Ari agarutse nibwo bamusanze hariya za Mugandamure, hariya ku muhanda neza aho bita kwa Mpyisi, ni hafi aho ngaho. Baramufashe n'abandi bantu benshi babisilamu, mbega abatoro yose bitewe no muhamu nasengera. Ariko arababwira ati nubwo tugiye gutaha hari ijuru tugiye kujyamo. Arababwiriza aravuga ati mupfukame mwihane. Arabihanisha, barangije bataha ijuru. Mu by'ukuri uwo munsi twebwe turi aho ngaho, mama twambuka tugaruka hahoze ari iwacu. Tuhageze dusanga nyine ibintu bya inzu zararangiye. Aho twari turi rero Imana yaje gusanga mama ariho ndimo nihuta ngiye kugana. Imana iramubwira ngo senga cyane. Arimo asenga, Imana iramubwira ngo ibyo nagambiriye, haleluya, ibyo nagambiriye bibwira umukozi wanjye kuri Rachel ngiye kubisohoza. Mama rero kuko papa wanjye urumva atarahari, mbega gukizwa yabikubye inshuro utazi, arakizwa cyane aranizera. Nibwo yizeye Imana, aravuga ati Imana Rachel se nimusigarane n'ingenyine, urabizi nta wamuheka, nzabaho nisigaranye aba bana kunubangana. Muri make ubuzima twara abana bakurikirana turi bato cyane. Arangije Imana iramubwira ati wowe icyo nzi neza nuko icyo navuganye n'umugaragu wanjye ngiye kugisohoza. Haleluya, amen, haleluya. Uwo mwanya yafashe umwanya wo gusenga, arakomeza arasenga, haleluya. Gusenga yewe gusenga gukingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Gusenga yewe gusenga gukingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Uwo mwanya gisenga, haleluya.
Imana yaraje iramubwira ati shima Rasheli aragiye. Ashima ariko Rasheli atari yagenda, arashima. Kwizera bajyaga babitwigisha, kwizera ni ukumenya rwose. Haleluya. Arabyizera. Imana avuga ati shima, shima aragenze. Yahise aza impande yagira avuga ati Rasheli uragenze. Yewe n'urumva nta jambo nari mfite. Kambabwira ikintu kimwe, hari abajya bambaza ngo se wari ufite ubwenge. Burya iyo umuntu afite kenshi ubumuga runaka, memoire ye iba ifungutse cyane kurenza izindi ngingo. Ni ibintu bagiye batwigisha, nanjye naje kuko ibyo mbabwira ni ukuri, ni ibintu nzi ubwanjye, ni ibintu nzi kwa nawe narebaga kera n'ubu mbona nkumva ndabibuka. Mu by'ukuri ibyo mbabwira ndabizi. Yahise amfata arambwira ati Rasheli shima uragenze. Ari mashima. Haleluya, haleluya. Aramfata arambwira ati Rasheli shima uragenze. Kandi nari ndyamye. Yahise afata umuseke, umwuka wera yari arimo amubwiriza ikintu agomba gukora. Aravuga ati fata umuseke. Umuseke murawuzi? Afata umuseke, ntago ari umuheha. Umuseke ni bya bintu bakoresha plafo. Barangije arawufata. Awufasha aravuga ati Imana amubwira ngo umuhereze, arawumpereza. Aravuga ati nafate ku kibambasi ikizingiti cy'inzu cy'urugi, ikizingiti ndagifata. Ariko ni mutekereza neza umuseke murasanga nagati koroshye, ariko mu kwizera ntago ari ikintu cyoroshye. Haleluya. Ndawufata, nyiwufata yaranteruye. Umwuka wera aramubwira ngo rekure, andekure mpagarare. Haleluya. Kandi umuntu mbabwira nta nyama nta gufwa nibega, ni ibintu by'amateka. Haleluya. Ubundi kambabwire kuvuga Imana sinzi ukuntu umuntu yayisobanura, ariko reka ngerageze. Imana aramubwira ngo muhereze umuseke ahagarare. Arangije arawumpereza ndahagarara. Arambwira ngo fata ikizingiti ndagifata. Arangije umwuka aramubwira ngo murekure, akindekura. Haleluya. Muhe Imana icyubahiro mbabwire. Haleluya, 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 haleluya. Jehova jire haleluya. Twubake inkuge haleluya. Amakuru yose haleluya. Akindekura. Nagiye kubona, vuga ngo nagiye kubona, mbona. Haleluya. Undi hari ibintu birenga umuntu, mujye mwihangana. Hari igihe ibintu bikurenga ukabura uko bisobanura. Nagiye kubona mbona amaguru. Nimumbaze ngo yaturutse, nimumbaze ngo yavuye he. Mu bintu abahanga biga ibyo bintu nibo babisobanura. Amaguru yaramanutse. Imana ishiraho inyama, ishiraho amagufwa, ishiraho uruhu, ishiraho amaraso, ishiraho imitsi, ishiraho ibintu byose mpita ntambuka. Haleluya. Mumbare munyitegereza ukuntu ndeshye. Haleluya. Imana irabimanuye mba ndahagaze. Mpagaze rero reka mbabwire igitangaza gikomeye. Mutagira ngo intambara ye yarangiye. Abantu bari baraha, ariko Imana yari atubwiye ngo mwebwe ngiye kubarinda. Kwizera hari n'uwizera. Nubwo abantu baguhagaze ijuru n'amacumu, Imana yavuga ngo icara. Uricara ugatuza kandi ukumva ibintu n'amahoro. Mama Imana yaramubwiye ngo genda wicare ngiye kurindana n'abana bawe nta n'umuzapfa. Turicara. Abo bantu bicaga batunyuzeho baraza baratubona, baratubwira tumva ni murye muhage tuzabica mumaze guhaga. Baranaturinda bate ntagira umuntu ubakoraho batamaze kurya neza. Mbega ibintu bizaba ibintu bindi. Baratugota baraturinda. Muri iyo minsi rero bari aho ngaho twicaye nta kibazo, ubuzima bukomeje. Tunakura ndabyibuka mama yagiye gukura ibijumba, hari n'ibishyimbo ndumva by'intuza by'imitonori. Arabizana turirira. Uwo mwanya rero nkimara guhaguruka ngenze, nahise nzenguruka aho ngaho ndimo ngenda. Babarambonye abarimo bica, abari bihisha ati wa mwana kw'Eduwari, wa mwana kw'Eduwari, wa mwana kw'Eduwari, wa mwana kw'Eduwari. Ubu ngubwo induru ziba ziravuze ku musozi kubw'igitangaza cy'Imana. Benshi ntago bajyaga bumva ibintu papa babwira. Baravuga ati yaravangiwe ni ibintu runaka, ntago ari byo. Ariko uwo munsi Imana yabikoze ku mugaragaro. Imana irabikora, abantu bose bavuza induru. Baravuga ati Imana, hari umudamu umwe nibuka yaravuze ati nubwo bimeze gutya nishaka ntahanya agakiza k'Imana mbonye Imana. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, ndababwira Imana ikiza. Imana imanura amaguru umuntu agahagarara. Imana irema ingingo.
haleluya. Hari ibintu bifatika Imana ikora. Ijambo rimwe ngiye mba mfite iyo ntanga ubuhamya, njya mbabwira ngo isi nubwo yavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera Imana azabona amasezerano. Ntuzigera ucogora, ntuzigera urambirwa kwizera. Nta kintu Imana idakora. Imana itanga amaguru ntiyananirwa ibibazo byawe. Imana itanga amaguru nta burwayi Imana yananirwa. Imana irera ibihe byose. Imana ntibeshya. Nubwo data yatashye, isezerano ry'Imana ntiryapfuye. Nubwo yatashye, Imana ni inyangamugayo, ntijibeshya, kandi yasoje ibyo yabwiye umugaragu wayo. Imana nishimwe, naza asenge. Reka dusenge twese duhagurutse. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uracyari ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nta kibazo dufite udafitiye igisubizo, ntaho dushaka kugera utatugeza, ntacyo twifuza udafite. Tugufite ntitwifuza undi murenga. Haleluya! Wagiriye neza mushiki wacu. Oh Mwami, uri Imana itabasha kubesha, uri Imana isohoza amasezerano. Hano hari abandi bafite ibibazo bitandukanye. Hano hari abandi bafite amasezerano y'ibyo wababwiye babona bidashoboka, ariko korari Jehova Jire yararirimbye iravuga ngo ibyo ngibyo biroroshe, ibyo biroroshe. Mwami, uzakomeza umukorera ibitangaza, ubikorere n'abandi bazakwizera. Niko Paulo yavuze, aravuze ngo n'abandi bazakwizera hanyuma yacu uzabagirira neza, kandi abakwizeye bose uzabaha umugisha. Ubu buhamya ugende ubuherekeze mu mitima y'ababwumvise, kandi buhindurire abantu benshi kukuzaho, kandi burushijeho gukomeza abakumenye, ababonaga ko ibyabo byarangiye. Mwami we, ku musaraba niweho warangije byose. Urakoze Kristo, umuhe umugisha, uhe korari umugisha yaduteguriye ubu buhamya, kandi Mwami muri uyu mwanya twe kwakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo.